uburaya bubamo amafaranga ndabyumva sibyo uburaya ububonamo buri kimwe cyose ariko ikintu usaruramo ni sida n'iki sida n'inda itateganijwe n'ibindi birwara bigiye bitandukanye gukura utazi aho uvuka gukura utazi umubyeyi wawe kireka nk'icyo kigore cyanzanye Kigali nyibonye cyareba icyo nabigikorera yazubahwa ari uko yavunikanye umwana we aho azajya hose akamenya ngo ahetse umwana yabyaye ese uzajya gushaka ubuzima umwana waramutaye tega amatwi imibereho ese imibereho izagenda ikaguheza iyo ntiwibuke ko wabyaye uri umubyeyi nyabana mani ubuzima buragora gukura utazi aho uvuka gukura uryohewe n'urupagasa utataryohewe n'umwana yabyaye se ngo tubabarire n'abatugirira nabi ko muri njyewe wenda nawe kugira iryo hunga ese iyo babimbwira basi bikarangira nkiyakira bikarangira ariko nkicara nzi ngo nza ababyeyi banjye hari igihe aribwo wari kubaho rero nabi no ubu se mbayeho neza twongeye kugusuhuza wowe ukurikirana channel ya Power Comedy aho waba uri hose waba uri mu Burusiya waba uri muri Amerika waba uri mu Budage waba uri mu Buhinde waba uri muri Ethiopia muri Kenya no mu bindi bihugu byose ntavuze ukaba uri mu ntara enye zigize u Rwanda n'intara ya 5 y'umujyi wa Kigali turagusuhuza tunagushimira wowe rwose wakoze subscribe wowe wakoze like wowe wakanze commentaire ugasharinga nukuri n'inkunga ikomeye waradukoreye cyane wagabanyije amagambo ugatangiza ikiganiro uyu munsi rero umukobwa turi kumwe yarakaye pe aranankubitira imbere ya kamera umukobwa w'icyamamare umukobwa uca ku ma TikTok umukobwa kabisa ngo wagabanyije amagambo ngo afite nyashi okay watubwira witwa nde amazina yanjye nitwa Uwase Denise Uwase Denise ubwo no kuvangura Uwase Uwase Denise ni uwahe ni umuntu ki yakora ibiki Uwase Denise aturuka mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba tutumva niki none ngo uca kuyeca n'ubundi muri make ukina ibiki ukina comedy ni filme njye nyina filme ukina filme no kuri TikTok ariko nkaba maje nuvuga ngo ufite na TikTok yawe yego ariko maze iminsi warabuze ntago twaherukaga kukubona birakureba se nimba nari narabuze ariko nyine none se uko ngugoye gituma hano nibyanjye ku giti cyanjye wowe ntago bikureba nese birandeba kandi none se twarakinanaga ko mbona ntago bikureba ni aho nari naragiye ntago hakureba ariko ahantu wagiye wowe kora ibyakuzanye ibyanjye ntibikureba ahantu wagiye banza baraguhaye amavubi kuko ndabona wase banza wanyuze mu buzima bukakaye genda gake niwe nigeze kubona uvuga mu kiganiro ngo ntago wigeze ubona ababyeyi bawe ngo barakubyaye ngo barakujugunya bajya babivuga gute wase rwose tubwire byakugendekeye bite umaze igihe kinini cyane utagaragara muri show busy ahantu hose nkubona ubabaye uri kwishaza umuntu mana aseka ari ukurenzaho sibyo se umuntu aseka ari ukurenzaho ariko hari aho ugomba guseka ari naho utagomba gushyinyikira sibyo ubundi njyewe mu buzima bwanjye nakuze ntazi papa na mama mama yanaye kwa kaka wanjye nyine mu cyaro kaka wanjye aba Gicumbi abantu bazi Gicumbi abantu bari Gicumbi ndabasuhuje cyane njye ntakuze ntazi urukundo rw'ababyeyi ntakuze nazi ngo papa na mama bameze gute njye nakuze mbona aho nabaga nyine aribo babyeyi banjye it's okay ko nyine urumva bari mu cyimbo cy'ababyeyi bawe nubwo nabo bari bahari ese yes bari bahari birumvikana ako se nubwo bari bahari kubaho ubona umuntu wakureze akajya kubeshya ngo niwe mama wawe kandi mama wawe utazi n'agace aherereye yiyita mama wawe ari kukorera kandi na nyoko ariho
byo ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma ubuzima bwawe se byaje gukomeza gutyo biza kugarukira he? ariko ko numva ushaka kunyinjira mu buzima cyane ra Nyine tubwire nk'uko wari ubitangije ariko wanatubwira. Abo babyeyi baje kukwereka nyoko na so cyangwa se ababyeyi bawe barinze bitaba Imana mutarabona? no tonde gato Mm. urababwira uravuga ngo barinze bitaba Imana uzi niba bariho Nyine nibyo tuba dushaka kumenya bitabye nawe. Imana ariko ni wowe wabishe Nanjye nyine nivugiraga nibarizaga kwanza. ababyeyi banjye bariho bose Mm. ariko nabamenye nkuze Wababonye ufite imyaka ingahe? imyaka 8 None se bakubwiye ko kuba mutarabanye ngo mukurane habaye ikihe kibazo nyine? Bo bakwisobanuyeho bavuga ngo iki? na n'ubu ntacyo barambwira Ukaba urigize imyaka ingahe? 20 n'ingahe 20 aribwo ubonye ababyeyi bawe? yego Ariko biragaragara nyine nk'umuntu njya nkunda kubona kabisa uri kwishaza, ubuzima bwawe ntabwo bwagenze neza, hari ibintu uri kuduhisha. Akenshi na kenshi iyo ugiye kubivuga urarira nkabona ntabwo umeze neza. Wase ni ukuri rwose, ihangane mama, ni ukuri rwose ihangane utubwire nyaboneka. Hari abantu benshi bameze nkawe, hari abantu benshi banyuze mu buzima nk'ubwo wanyuzemo. mani ubuzima buragora gukura utazi aho uvuka gukura utazi umubyeyi wawe n'umwe ukabamenya umaze gukura ese ari nkawe ari nkawe abo babyeyi bawe wazabababarira batarigeze bakwereka urukundo na rumwe? Ariko nyine buriya na Yesu ajya avuga ngo tubabarire n'abatugirira nabi. Ubuzima buragora, warakuze, Imana yakoze ibitangaza, mujye muca inkoni zamba mumenye ko n'ababyeyi banyu nabo ni abantu nkatwe. kuki bo batigeze bababarira se abandi? Abahe batababariye se? Nyine kuba baragusize uruhinja, nese kuki batakujugunye ngo ube warapfuye ukaba ugihumeka umwuka wazima? Utekereza ko izo ari imbaraga zawe cyangwa ari imbabazi zawe? Ni kubw'imbabazi zabo. Iyo bashaka baba barakwishe cyangwa se ukaba utakiranga. iyo banyica Ariko maze iki se ubu ntabwo uri kuri kamera n'uri kuduha ibiganiro ngo tuzirebere? Ese umubyeyi nk'uwo nguwo ufata umwana akajya kumushyira iwabo yarangiza akagenda, ese ari nkawe wabikoraho iki? Ese wamubabarira? Ariko ntabwo waganiriye na mama wawe ngo umenye ngo icyateye iyo mpamvu ni iki? Ashobora kuba yarabyaranye wenda n'umugabo wamufashe ku ngufu se, cyangwa se batumvikanyeho agafata umwanzuro. Itondeho gatoya, tonde. Ubundi nyogokuru wawe niwe muntu uzi byose, ubundi we yagusobanuye ko byagenze bite? Nta n'ikintu bigeze bambwira ariko. Bivuga ko kano kanya ubu nta makuru uzi. Nzimo makeya. Ayo makeya se nyine wumva wowe udakwiye kubabarira, nyine ayo makuru wamenyeyo akubwira ko bimeze bite? Amakuru makeya mfite nuko nyine nuko nayahawe na papa. Waje guhura na so ufite imyaka ingahe aguha amakuru? Naje guhura na papa afite 15. 15 nibwo wabonye so ubona na nyoko? Oya, mama wanjye namubonye mfite 8. Wamubonye ufite imyaka 8. Nese ntago babanaga? No. Umaze gukura nibwo bashatse kukurera, bashaka kugukunda, bashaka kukwereka urukundo. Man, umuntu ajya gukura yaraturutse kure. Kure nyine abantu benshi baturuka kure, hari n'abitwa bamvuye kure, hari n'abitwa andi mazina nayo ajyanye n'ibyo ngibyo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo wapfa kubisoma ku muntu. Ni gute wabona umuntu ufite imisatsi myiza nk'iyo ngiyo, wambaye neza kabisa, ufite nyashi nk'izo ngizo, ugahita utekereza ko afite ibibazo nk'ibyo byose muba mutubwira? Buri wese n'agahinda ke, si byo se? Buri wese n'agahinda ke. Mu makuru nahawe makeya, papa namubajije uburyo atabana na mama, mubaza uburyo nyine batandukanye, arambwira ati nyine nyoko ntago byagenze neza, ntago twabashije guhuza.
nyine papa wenda yaragiye mu kazi asanga mama yagiye, mama yanaye kwa iwabo ajya kwishakira undi, sibyo? ubwo rero nanjye nkura nzi ngo ndi mbana n'ababyeyi, ariko ikintu cyambabaje ni ukuntu iwabo batigeze bansobanurira, akaba ari njye wihigira papa na mama nkabimenye nkabamenya. bo bashobora kuba barabonye bakavuga ati uyu mwana nitumubwira ko se na nyina atari bo twebwe ashobora guhita agira ihungabana. Urabona ko mu Rwanda nyine dufite imiryango myinshi. Ihungabana umuntu ararihorana, ihungabana umuntu arihorana ku mutima, nyine mu Rwanda dufite imiryango myinshi idafite ababyeyi, urabizi byabaye 94. Imiryango myinshi yabuze ababo, ni ukuvuga ngo dufite imfubyi nyinshi mu gihugu cyacu. Nigeze mubwira ko nabuze ababyeyi. Nyine ntabwo byari byoroshye kuba bakubwira ko atari bo babyeyi bawe ngo bagutere ihungabana. Okay, it's okay. Aho ndabyumva ko muri njyewe wenda nawe kugira iryo hunga. Ese iyo babimbwira basi bikarangira nkiyakira bikarangira. Ariko nkicara nzi ngo nza ababyeyi banjye. Hari igihe aribwo wari kubaho rero nabi ku. No. Ubu se mbayeho neza. None se niba utabayeho neza ariko hari ababayeho noneho hanyuma yawe. Icyo nacyo jya ugishimira Imana. Ushaka kubaho neza ubundi gute? Ubu ngubu umbona nta mafaranga ngira, ndi umukene, ariko mu buzima bwanjye ndimenya, ndabyimenyera. Nese nibaza kuki wahisemo kubyimenyera kandi waramenyanye n'ababyeyi bawe. Ese umubyeyi utarigeza konsa, utarigeza kwereka urukundo ukivuka, ese yarukwereka umaze gukura, umaze kwihigira ubwawe buzima? Nawe wenda nicyo gihe yaramaze kwiyakira. Oya, rekera. Ariko mujye mutanga imbabazi. Imbabazi si nese wowe ubyaye abana wowe bakazikwima. Imbabazi? Tanga imbabazi. Ese ari nk'umubyeyi wawe, ari nk'umubyeyi wawe gukorera ibyo wamuha imbabazi? Nese twebwe uzi baradukoreye bimeze bite? Ibyo bagukoreye ntibindeba. Ntibindeba, njye ngomba kureba ibyanjye. Ako byibura nyine nk'ubu ngubu hari umuntu uzareba kino kiganiro cyawe, nawe ababyeyi bataye akiri umwana, wenda bakamuta nko muri wesi, abantu bakamukuramo. None se nawe yere kuzatanga imbabazi azamere nkawe? Ni iki wabwira abanyarwanda nyine? Imbabazi zihoraho, ndabyumva, sibyo? Imbabazi uziha wa muntu nyine ubu ubona nawe agukeneye, nyine nawe none se reka nkubwire, sibyo? Nshimye ko mama yansize ndi uruhinja, ndabishimye. Ese nk'umubyeyi wabyaye nabo banyumve, nk'umubyeyi wabyaye agasiga umwana nasubira inyuma ngo ajye kureba uko abayo cyangwa se uko ameze, ubwo ni umubyeyi? Ni umubyeyi kuko yakubyaye. Ese uwo ni umubyeyi? Yes, ni umubyeyi kuba yarambyaye. Waciye mu nda yaragutwita amezi 9 ntago yayikuyemo cyangwa kujugunye mu gihuru. Tega amatwi, ibyo ndabimushimiye kuba yarambyaye, ariko se kubyara umwana ukamusiga iyo ntusubire inyuma ngo ujye kureba uko abayeho, si nkaho ari ngo kumukuramo. Wowe ntago wakuruye amakuru neza ngo umenye ngo icyo gihe ataje kukureba uko umeze, we yararihe? Ese ko namumenye yamariye iki? Nese ariko kikumarira gute kandi ukuza, ahubwo wigeze igihe cyo kumutunga nawe? Ngeze igihe cyo kumutunga nawe atarigeza nunga mu myaka. Baravuga ngo urukwavu rushaje ngo rwonka abana. Ese ndamutunga njye urabona ndiho? Nawe geze igihe ngo umutunge umuzanire utwo dufaranga. Subiza. Ndamutunga, ndabona n'amafaranga ngo ndajya kumutunga. Ndamutunga se mutungishije? Ariko buri umubyeyi nawe abakeneye urukundo rw'abana be. Urukundo atanyeretse nyivuka se arunyeretse ubu ngubu abona. Ariko wowe ntukabe nkawe nawe uzarumuhe. Wowe uzarumuhe. Abo yareze nawe uzaruhabwa n'Uwiteka. Abo yareze bagakura abari bo bazamuha urukundo. Bakuvuga ko abo ngabo yareze se bo atari bene wanyu batavukana na so cyangwa na mama wa? Turavukana, sibyo? Ni byiza kuba ufite ahubwo n'abavandimwe, hari abababuze. Sibyumvikana? Ni byiza kuba mfite abavandimwe. Rero nk'uko yabareze nawe abari bo bazamwereka urukundo. Njyewe uwase Denise
nzajya kumukaraga imbere se ngo mango dore ngo burya urankunda ntatarigeze menya ibere rye. Mana ababyeyi bata abana babo bananyumva, icyo kintu ntabwo ari cyiza, mutera abana agahinda batazakira. ko nagiye numva amakuru se ngo nawe wagiye ubabyara ukabata ngo nawe wajya gukuramo inda. ariko ubundi wakinwe. Njyewe mu myaka 20 yanjye, ariko njye numva ngo abakobwa ngo kuri ubu ngubu ngo ntibagitinya sida, ngo batinya gusama, aho kugira ngo asame ariko ngo yakwemera akarwara sida. mu myaka 20 yanjye sindatwita sindanabyara. Cyane umukobwa nta mugabo ngira. Nturanabikora sibyo? Kubikoraho sinabihakana. Nyize ngo risugi. Kubikoraho sinabihakana. Ariko mani koresha iki? Nese ubu ngubu bikora nka kangahe wenda byibura mu cyumba. Akubundi birakureba wamenye ibyawe wa kinyamakuru. Ariko utaza no kunkubita. Menye ibyawe. None ubu ngubu mama wawe ahantu ari, kano kanya wenda ashobora kuzabona kino kiganiro cyawe, ni iki wamubwira? Ikintu nabwira mama, ikintu namubwira cya mbere, ndamushimira kuba yarambyaye. Ndamushimira kuba yaranamenye. Nawe ubwe yansabye imbabazi pe. Kongera ukanamushimira kuba yarakujugunye kwa nyogokuru wawe. Ndanamushimira kuba yaransize kwa iwabo, sibyo? Ndanamushimira kuba naranamubonye pe. Ikintu namubwira, yego imbabazi ziba hari ko njyewe umutima wanjye uramubabariye. Ariko burangiyewe ntago mu kinyarwanda cyiza ukuntu nabivuga, ntago yakujugunye, ahubwo yagusize kwa nyogokuru wawe ngo ajye guhiga imibereho. Noneho wowe urinda ukura ataraga. Tega amatwi, imibereho. Ese imibereho izagenda ikaguheza iyo? Niwibuke ko wabyaye uri umubyeyi nyabaki. Nyine yaryohewe n'urupagaso. Okay, yaryohewe n'urupagaso. Kuki ataryohewe n'umwana yabyaye se? Yari buzaze kukureba. Yari buzaze kundeba se ngana gute? Wowe warambiwe kare. Narinze ngeze nagejeje iyo myaka yose ari he? Imyaka 18. Nese ubwo imyaka 8 ni myinshi. Nese ubu n'abantu baza bakayimara i Kigali 10 batarabona n'ababyeyi babo. Sibyo? Reka nkubwize no kuri taruzi. Sibyo se? Umubyeyi ni umubyeyi pe, anubahwe. Ariko umubyeyi nyamubyeyi ni wa wundi uruhana umwana we. Ese umubyeyi ujya gushaka ubuzima, azajya gushaka ubuzima abanza ajugunye umwana we ngo kugira akunda abone ubuzima? Yamuruhanye nk'uko yamubyaye. Ashobora kubaho kumuruhanira ariko hadahari. Derek ajya avuga ngo iki? Ariko ibya Derek ni Derek, nawe ni wowe. Derek ajya avuga ngo ababyeyi bubahwe. Umubyeyi yazubahwa ari uko yavunikanye umwana we, aho azajya hose akamenya ngo ahetse umwana yabyaye. Ese uzajya gushaka ubuzima umwana waramutaye? Ariko umuntu wese abyaye umwana ntamwice cyangwa ngo agire ikintu kibi amukorera, akamurambikana akigendera, ntago ari uko abakwanze, abagukunze, abankunze. Asaba yaragutwita amezi 9 kuko inda yawe ntago yarayikuyemo. Yanwise amezi 9. Ndavuka. Anyita izina. Ese kuki yabonye imbaraga zo kunyita izina? Kuki yabonye imbaraga zo kumbyara? Kuki atabonye imbaraga zo kundera? Burawe rero hari ikintu ugendaho cyane. Abantu bagushyiramo politiki, wange mama wange. Na bya politiki. Nibo bagushyiramo ngo wange so, wange nyoko. Wowe ntago wigeze ugenda uganirize mama wawe ubanze urebe ikintu abitekerezaho. Ashobora no kuba ashaka nawe kukubabarira, akaguha umugabane, akagufasha, akagushyingira. Nese wowe nukeneye umugabo nk'abandi nawe ukagira urugo rwiza. Yansabye imbabazi. Sibyo? Urazimuha none ugarutse none kumuvuga kuri kamera. Ntazo nigeze mu. Kandi yarazigusabye. Mubwira nta n'igisubizo nigeze mu. Nese ubwo urumva warakoze neza. Sibyo se? Ariko ndagira ngo ikintu cya mbere kiryana ni ukubona umubyeyi yagusiga mu gahinda. Agahinda ariko warakuze, umukobwa mwiza. None niba narakuze se uragira ngo urahindura iki? Niba narakuze ushaka kubihindura iki? Nuko ako gahinda uvuga ntako tubona.
urumva ushaka burangwa kari ku mutima gasesekara ku munwa niba katarasesekara subwo urumva ushaka kureba agahinda kanjye cyane rwose ninkwereka bisi se bazamarira iki hari abantu ukeneye guseka kubw'umubabaro wawe hari n'abakeneye kubabara kuko nawe wababaye byibura nabo bashaka kwisekera nabo babona ibyishimo erega hari abungukira mu bibazo by'abandi ikintu kimbabaza ni kimwe kuba naraje i Kigali naramenya papa wanjye watangiye utubwira ngo ku muntu wakuzanye i Kigali ngo akaguta ubundi yagutaye he yagusize mu muhanda kireka nk'icyo kigore cyanzanye i Kigali nyibonye cyareba icyo nabigikorera ibintu by'ibigoryi gusa bizana abana bato bikabazana i Kigali bikanabatayo mwese nyine ko yari akuzanye mu murwa ngo urebe utembere ese naratembereye iyi naratembereye nyine wari wamusabye kukuzana i Kigali yarahakugejeje icyo atagutaye mu nzira cyangwa gute muri bisi tega amatwi wakintu tega amatwi aho yanaye ndahibuka cyane sibyo akazi yambwiye ngo nzanyemo sinigeze nkabona narabyimenyeye menya ibyanjye man birababaza umuntu uri kureba iki kiganiro wese kimuha isomo ab'umumama ab'umukobwa ab'umusore ab'umupapa ab'umugabo icyo ari cyo cyose ntago mbizi ariko iki kiganiro kibaha isomo nimukajya mufata abana b'abandi mwebwe abamama n'abakobwa nimwe mbwira muze mubarohe i Kigali nimurangiza mujye komongana abandi bana mwabataye iyo ngiyo hari n'ababazana bakabacuruza ndabeshya kabacuruza ariko watanga nk'urugero nyine ndabeshya ibyo ntabyo tuzi urugero okay reka mfate urugero rwa hafi umuntu wazanye i Kigali nshimye ko yantaye nimba ari za Nyabugogo sibyo nshimye ko yabikoze urugero ntuwamfashe akambwira ngo agiye kumpa akazi ntazi akazi ngajyanye mu kahe kazi baza ngo byagenze uti byagenze bite yashakaga kucuruza kugucuruza yari kugujyana muri butike akaguhagarika akagucuruza mu buraya icyo utumva ni iki ariko uburaya ngo burunguka icyo utumva ni iki nyine numva ko abantu bakora nyine uburaya ngo burunguka wari kunguka ukabona amafaranga ugataha umeze neza urakoze cyane nese ubu ngubu abantu babukora ntabwo bameze neza ujya kudandaza amagara hariya sibyo ukigera i Kigali utazi ubuzima ngo bumeze gutya utazi ngo bigenze gutya ese nta kandi kazi washaka katari ibyo ngibyo wenda ibyo ngibyo ukazaba ubijyamo cyangwa se ukanabireka inama nabagira nuko babireka kuko nta cyiza cyabyo babireke kandi batarabona ubushobozi bwo kubatunga se ubwo buraya nibwo buzatuma babaho neza erega kuri iyi si buri wese agira akazi ke akora kandi kamubesheje ubu nawe ushobora kuba ufite ako ukora cyangwa se ukaba ubukora rimwe na rimwe uburaya bubamo amafaranga ndabyumva sibyo uburaya ububonamo buri kimwe cyose ariko ikintu usaruramo ni sida n'iki sida n'inda itateganijwe n'ibindi birwara bigiye bitandukanye si wo musaruro se ibyo ndabyumva bibamo amafaranga ariko se mbere y'uko wajya kubikora wabanza ugatekereza okay tunasezera ku bantu nyine bakurikirana channel ya Power Comedy ako umuntu nakagaruka ngo nyine nababwira ngo mu kindi kiganiro cy'ubutaha tega amatwi mbanze nababwire sibyo ndabyumva mama wanjye yaranaye papa wanjye njyewe ababyeyi banjye narababonye bariho n'abavandimwe banjye bariho ikintu nababwira nitwa Denise nuruka mu karere ka Nyagatare ndi umwana w'imyaka 20 njyewe mama wanjye na papa wanjye narabababariye kandi ndabakunda cyane
bagende bakore subscribe bakande share babikande cyangwa babireke oya babikande cyangwa babyihorera nta nubwo winginga n'abafana ngo bakande subscribe ntago ninginga oya bakande subscribe babikande cyangwa basharinge bakande like ibyo nakazi kabo niki hubwo byose ndabikundira